ibyo kujya mu ijuru barabihindura, abantu barema amajuru yabo hanyuma bayararikamo n'abandi, kandi rwose duhamagarwa twari tuzi ko tugiye gukorera ijuru nk'abarijyamo tugakorera isi nk'abayivamo. Hanyuma rero isi twanze kuyizinukwa ngo tuyikorere nk'abayivamo, Imana ihagurutse ubwayo kandi ikoreye mu buyobozi, itije abantu imbaraga ngo umuntu wese akanguke yerekwe ikintu gituma koko isi yarakwiye kuyikorera nk'uyivamo, kuko ibyo mwayibitsemo byose bibaye impfabusa, ibintu twabitse mu isi bibaye impfabusa. Hanyuma rero biragatsindwa nimba warabitse mu isi gusa, mu ijuru nta hantu wigeze ubika. Yesu ashimwe, amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muri mu mpande zitandukanye. Tubaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi Imana ibahe umugisha, ibarebe neza, ibishimire, ibamurikishirize mu maso hayo, cyane ko mwatweretse ko mukunze ijambo ry'Imana. Nyuma rero binteye kugaruka, urukundo mutwereka runteye kongera kugaruka ngo tuganire nanone ijambo ry'Imana. Ndi Gerardine nk'ibisanzwe, ndi umugore, nyina w'abana, hanyuma ndi umukristo, nkunda Imana n'abantu bayo, ibirenze ibyo Imana niduhana umugisha. Hanyuma rero nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu najya kuvuga iby'Imana abanze ave mu bidatunganye. Ndakwinginze rero wowe ahantu waba uri hose, ndabizi hari abantu bari ahantu bwije, hari abari aho bukeye, hari abari ku manywa cyane y'ihangu, hari n'abafite ibitondo. Mwese twibesherejweho n'imbabazi z'Imana, uko byagenda uko ariko kose, ndahamanya n'umwuka w'Imana ko twese tubeshejweho n'imbabazi z'Imana. Hanyuma rero nimwegere bugufi, duce bugufi, twubaha Imana, twongere twinginge ishobora byose iturebere mu mbabazi zayo. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, nshimiye kugira neza kwawe kwinshi, tugushimiye ko ari ubana n'abantu bawe, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, ab'impande zitandukanye, bose ni wowe ubana n'ubwoko bwawe, abakuru n'abatoya. Watugiriye neza rero, uduhaye n'uyu munsi ngo tuwunezererwemo, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Urongeye uraturaritse kandi uturarikiye kumva ijambo ryawe, turagusabye ngo ntaba ari twebwe, ahubwo uturebere mu maraso y'umwana w'intama. Haleluya. Bantu bawe nibakurweho ibyaha, ibyo bacumura binini ndetse n'ibitoya, nibubahagirwe mu izina rya Yesu. Umuntu wese niyuhagirweho ibicumuro bye bitabwe kure, kandi turi muri iki kiganiro tukugirireho umugisha, wongere utwungura ubwenge, Mwuka Wera naza aho turi cyane mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu bongere gukangukira kumva ndetse no kukumvira. Tubisabye Imana Data, twiringiye kubikora mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha rero. Tugarutse kuri izi kamera, kandi si ikindi, tuzanywe n'ubutumwa bwiza bw'Imana, tuzanywe n'ijambo ryayo. Hanyuma abantu mwese aho muri, babandi tumaze iminsi dusengana mu byifuzo, turashimira Imana aho igereje ikora, kuko hari ibintu Imana irimo gukora nanjye nabyumva ngatangara. Hanyuma si ku bwacu, si ku bw'amaboko, si no kubwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kubw'imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu ibyo dukora byose tubanza kwiragiza Imana, kugira ngo imbabazi zayo zibe mu ruhande rwacu, hanyuma natwe tubone icyo tuvugira imbere yayo. Dushimiye Imana rero
kandi dushimiye abantu bari mu mpande zitandukanye, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, hagati muri umujyi wa Kigali. Turabashimiye kubw'ubufatanye bwanyu mu ijambo ry'Imana. Burya iyo mutweretse ko muhari, natwe tugira imbaraga zo kongera kuvuga ngo aba bantu baracyakeneye ijambo ry'Imana. Hanyuma rero uyu munsi ndashaka ko tuganira ku butumwa bwiza Imana impaye, ariko nubwo mvuze ngo bwiza butari bubaryohere, rimwe na rimwe hari abantu bajya bavuga ngo buteye ubwoba, ariko mbibutse ko Imana iburira abantu ikunda, iraburira abantu ikunda. Hanyuma rero abantu ikunda, Imana igarutse kongera kugira gute yemwe kubaburira. Hanyuma rero Imana igarutse kongera kuburira abantu igize gute ikunda. Tugiye kuvuga ku butumwa bwiza, hanyuma Imana yampaye amagambo kugira ngo tubone tuvuge icyo Imana ishatse ko abantu bumva. Nonaha ari mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya ibice 4, hanyuma ku murongo waho w'9 hari ijambo rivuze ngo abicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko bo bapfa urupfu n'agashinyaguro babitewe no kubura umwero w'imirima. Hanyuma 10 iravuze ngo abagore b'imbabazi bafashe abana bibyariye barabateka baba ibyo kurya byabo. Igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye arimbutse, Uwiteka yashohoje uburakari bwe, yasutse umujinya we ukaze, kandi yakongeje umuriro muri Siyoni, atwika imfatiro zaho. Imana itugirire neza. Munyemerere dusubiremo. Iri jambo riravuze ngo abicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko bo bapfa urupfu n'agashinyaguro babitewe no kubura umwero w'imirima. Abagore b'imbabazi bafashe abana bibyariye barabateka baba ibyo kurya byabo. Igihe umukobwa w'ubwoko Imana itugirire neza. Igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye arimbutse, Uwiteka yashohoje uburakari bwe, yasutse umujinya w'ukaze, kandi yakongeje umuriro muri Siyoni, atwika imfatiro zaho. Imana itugirire neza. Hanyuma abahanga mu gukunda gusoma mukomerezeho musome. Iki gitabo kirimo amagambo menshi kandi yumvwa n'abahanga cyangwa abanyabwenge. Uyu munsi wa none rero bibaye ngombwa yuko nzi imbere y'izi kamera, nababwenda amahoro mu ruhande rwanjye ndaho, ndashimira Imana, umuryango ni muzima, ariko ubu butumwa buteye ubwoba. Hanyuma rero kandi ni ngombwa ko tubivuga, kandi ibi nitubivuga bari maso barimo barareba. Ntago tuvuze inzara kubera ko ari mu mpeshyi, mbibutse ko atari cyo kibiteye, kuko impeshyi yaciyemo kugwamo n'imvura, nk'ikimenyetso cy'uko Imana yanyuranije ibihe. Imana itugirire neza. Ibi nta banyabwenge babikoze ngo tumbone imvura igwa mu mpeshyi imivu igatemba. Hanyuma nta muntu wabifatiye umwanya ngo abitekereze, ahubwo kugira ngo barebere hamwe, bitegereze, bamenye ko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze. Ntekereza ko impande nyinshi imvura iragwa, kandi nibyo iragwa. Mbibutse ko iyi mvura igwa rero ntago bayihingamo, kuko iyi mvura nta kimenyetso na kimwe igaragaza cy'uko irambye cyangwa itarambye. Hanyuma rero Imana yambwiye ngo ninze twibukiranye n'abantu bamenye iby'ibihe. Umuririmbyi aherutse kuzura umwuka wera, araririmba aravuga ngo murinzi we menyesha igihe. Arabaza ngo iwacu se ni muhero? Ati ijoro ryijimye cyane ariko buracya hanyuma. Ijoro ryijimye cyane ariko buracya hanyuma. Bene data, ijoro ryijimye cyane
nimube maso buracyahanyu. Aleluya, ijoro ryijimye cyane ariko kandi buracyahanyuma. Hanyuma iyi rero y'igihe cy'iri joro ryijimye ntabwo abantu bazi hanyuma, ariko hamwe n'umwuka w'Imana ubarimo n'undimo ndashaka ko twibukiranya. Iri jambo riravuze ngo abantu bapfa bishwe n'inkota nabe nabo bapfa neza kuruta bishwe n'inzara, kuko bo bapfa urupfu n'agashinyaguro. Shaka kuvuga kuri iri jambo, hanyuma nituvuga gutya waraye uriye ntabwo uri bumenye ko inzara iri ku muryango. Nituvuga gutyo ugifite ibyo wambara, nituvuga gutyo ugikunzwe mu itorero, nituvuga gutya imiryango ikiguhamagara, nituvuga gutya we nturi bubyumve. Ariko bene data, abo dufatanije amakuba no kwihangana ndetse n'ubwami biri muri Kristo Yesu, nimwigire hino dufatikanye mwumve imiburo y'Uwiteka. Haje inzara rero, hanyuma iyi nzara nshingiye ku gihe Imana yahereye yivuga, yari yabwiye abantu ngo nibitoze uburyo bwiza bwo guhunika. Antekereza ko abahunitse ari bakeya bitewe n'amikoro, ariko kandi nawe utagira mikoro, nituvuga gutya ntimugire ngo niharindwa hazarindwa abafite stoke mu nzu. Hari abantu bakoze stoke y'isengesho, abo ngabo aho muri nimukomere kandi mwongereho, kubera ko ubu stoke y'isengesho igiye gukora kuruta stoke y'umuceri n'ibishyimbo. Kuko inzara ije ntabwo irimo ireba uworoheje ngo isige ukomeye, ntabwo irimo ireba igihugu kimwe ngo ikindi gisigare. Ni inzara ishorewe n'ukuboko kw'Imana. Mbega mu yandi magambo, kuko Imana itajya ijya inyuma, Imana iri imbere y'iyi nzara. Data natugirire neza, Imana iri imbere y'iyi nzara. Hanyuma iyi nzara iteye ubwoba, kuko mu myaka nayihishuriwemo uyu munsi wa none igaruka, ni inzara isubiza amabere mu gituza. Uwari umugore mwahura ukagira ngo ni umugabo, hanyuma ni inzara ituma umugabo asohoka mu rugo agata umuryango, kuko utamubaza iby'ibyiringiro bye, ntiwamubaza icyatumye ashinga umuryango atabashije kuwuhahira. Nubwo hari n'abayitaye inzara itaraza, ariko noneho mbibutse yuko abayitaye inzara itaraza, bagore mutunga imbabazi, kuko hari abagabo bagiye kugaruka bayirebe bitegereze bavuge bati reka reka iyi nzara ye kuntsinda mu gasozi, agaruka ze kugwiwe. Ariko tubonye imirambo y'inzara, atari bya bindi Dawidi yaririmbye aravuga ngo nari umukiranutsi, none ari umusore, none ndashaje, sindabona urubyaro rw'umukiranutsi rwaretswe cyangwa ngo rusabirize hanze ku karubanda. Hanyuma rero uyu munsi ntabwo uri bwitoze gukiranuka none ngo bitume udasabiriza, ahubwo umuhanga nahunike. Kandi bene data, iri hunika tuvuze, iyi nzara sinzi ko umuntu wayeretswe yapfa kuyivuga gutyo gusa. Muraza kunyihanganira, kuko niba ari inzara izakokora abantu bagakokoka, niba ari inzara izatuma abagore b'imbabazi, nibo Bibiliya yivuze, kandi koko abagore imbabazi turazigira. Buriya hari abantu bemeye kunamba. Aha harageze ngo Yozefu yaravuze, gusohoka muri gereza yasohotsemo no kuvuga yaravuze. Hanyuma ahubwo ndabaza ngo abagize ubwenge bwo guhunika muri bangahe? Mwahereye ryari muhunika? Hanyuma mucungiye ku bihe aho bigeze, murimo murabona iyi nzara isigaje iminsi ingahe? Kandi ubu none ahangaha tuyivuga hari abantu yatangiye kurya. Yego, kuko abantu bariye abana ntago muri bakeya, muri benshi. Ntago mwababaze ngo mubashyire mu isafuriya, ariko mwarabanyaze. Ubu dufite abantu bagiye banyaga abana bibyariye, dufite abantu banze kubarihira amashuri, hanyuma dufite abantu batigeze babakorera iby'umwana akura ku mubyeyi. Nawe wishyire mu babariye, hanyuma wamuriye kare wowe inzara itaratera ngo ibe kimoma mu bihugu byose.
kandi mbibutse ko iyi nzara nta muhanga uzayibamo keretse uwabanye n'Imana. Niba iyi nzara yaragamburuje umugabo witwa Aburahamu ahakanira umwami, aramubwira ngo ntabwo Sara ari umugore we, aramubwira ati reka ni mushiki wanjye, iyi ni inzara gusa gati kugira ngo batubonere icumbi, batubonere n'ibyo kurya, genda kujyane, ndavuga kuri mushiki wanjye. Iki kinyoma kiraba. None bene data barokore inshuti z'umusaraba, banyamadini, banyamatorero, data nangera dutabare, azadukingirize. Iyi nzara iteye ubwoba, hanyuma turimo turayivugisha iminwa kuko wowe utigeze uyerekwa, ntago wayihishuriwe. Ariko nababwiye ibimenyetso biyiranga haruguru. Nababwiye ngo niwitegereza ukabona imvura iguye mu kwa karindwi, ikagwa igasomya ubutaka utari burimo amasinde, ikongera ikagwa mu kwa munani, ikagwa igasomya ubutaka utari busanze ngo utere imbuto, urabona uri maso, urasinziriye. Mbega wowe se uracyari mu nzira? Mama wagiye hirya y'inzira, cyangwa ufite ahantu hanze amaso rata kubera ko agasitoke kakiri mu nzu, ntabwo urimo kubimenya. Ariko mbibutse ko burya ibiryo bigwira kubera ko harimo abantu barimo bakora, bafite naho bakorera bugacya bakongeramo. Icyo ni ikimenyetso cya mbere, kuko ibyo kongeramo nta bihari. N'ikimenyimenya aho mwakoreraga uyu munsi wa none ntahahari kuri bamwe, n'abahafite rwose ntabwo harimo hakwira imiryango nk'uko bimeze. Kimwe mu bintu mutumye ababyeyi b'imbabazi barya abandi, norasi diwi egaye. Imana we nudutabare, Imana nidutabare, kandi Imana nidutabare. Kimwe mu bintu bitumye ababyeyi bafata abana bakabarya ni uko ibiriho bitabakwira, ibiriho ntibibahagije. Hanyuma rero n'ibingibi biriho bitabahagije bigiye gukurwaho. Kandi dufite abantu rwose twishyiriye hamwe gusenga, tuzi neza ko Imana ihindura imigambi ya Satani. Hanyuma rero ntabwo iyi nzara ari umugambi wa Satani ngo twongere dusubire mu masengesho. Ahangaha nimpagera bene data ndabihaniza, Imana yambwiye yuko iyi nzara atari yo kujyanwa mu masengesho. Imbwira ibimenyetso biyiranga. Kimwe nakibabwiye haruguru, twavuze kuri iyi mvura irimo kugwa, inyereka abantu batakaje imirimo bagatakaza naho bakoreraga. Ibyo ngibyo murabibona, ntago ndibwirirwe mbibasubiriramo ngo tuvuge ibyahasenywa amabotike matoya, ngo tuvuge iby'abahombye, ngo tuvuge iby'abagonganye na IBM bagasanga imisoro babereyemo leta n'igishoro bafite ntaho bihuriye. Uyu munsi wa none barabunga bafite n'amadeni, ndetse barabugera naho batuye hazatezwe ibyamunara. Iyi ni inzara ishorewe n'Imana. Ntuze kumbaza ngo bakoze cyaha ki, ntacyo Imana yambwiye, ariko ni inzara ishorewe n'Imana. Hanyuma iyi nzara ishorewe n'Imana rero, nubwo mu byumva umuntu wese akabireba, uyu munsi wa none iyo tuvuze gukena no kunanuka, umugore ugipima ibiro 100 ntari bubyumve. Hanyuma aba 80 ntimuri bubyumve. Ariko nituvuga gutya tugahita tubona umuntu wari ufite akazi mu manegeka yahehere, manegeka ni menshi muri iki gihugu. Hanyuma ako ngako kakaba karajyanywe karasenywe kubera amanegeka. Uyu munsi wa none akaba adafite ahantu aho arimo kuba. N'ubigenzura urasanga uwo muntu yari umuzunguzayi hehe, cyangwa yari afite akantu k'agakontineri yakoreragamo. Uwo nguwo yabuze byose. We nituvuga inzara arayumva, ahubwo yaba ari umunyamwaku atarimo kwegera Imana, atarimo guhunika ibihe byiza byo gusenga. Mbibutse ko iyi nzara Imana yimpishurira, yatubwiye ngo abantu bananiwe gukora amasengesho uwo munsi bazayasenga badafite n'uwo bayabwira. Hanyuma ntinya ijambo ryivugiwe na Yesu ubwe, yavuze ngo nzabakina ku mubyimba, icyo batinyaga kibagezeho. Twagize abantu bagira ibintu babura ubumuntu, ariho Bibiliya yavugiye ngo abagore b'imbabazi bariye abana. Twagize abantu bisambo bafite ibyo batanga. Uyu munsi wa none mugiye kwifuza kuba abanyabuntu kandi ibyo mutanga nta bihari.
Uwiteka nadufashe atugirire neza. Hanyuma kandi umuhanga n'umunyabwenge yumvira ubu butumwa, abwumve, asenge, abwumve, yigorore n'abo yahemukiye, kuko ni inzara izagira iry'umuntu akibuka amagara. Niba ari inzara neretswe abantu barananuka ku buryo amabere asubira mu gituza, reka tuvuge iki ngiki. Hanyuma niba amabere y'umugore cyangwa y'umwana w'umukobwa yasubira mu gituza, abagabo bazaba bameze gute? Ahubwo se bazaba ari bangahe? Bazaba barimo kurwanira hehe? Bazaba barimo gushakishiriza hehe, ko icyo gihe nta bushakishirizo buzaba buriho. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu kirimo kiranga iyi nzara, muraza kureba abantu bigize ibihararumbo, ibiharamagara, abantu bategera abandi ku nzira. Ubu hari inzira zimaze kumenyerwa ko zitanyurwamo saa 12. Hari n'izo tuzi neza bakwambura ku manywa y'ihangu, wabireba nabi bakanaguteragura ibyuma. Ibi bintu byose ni ibimenyetso by'inzara, kuko iyo abantu bafite ibyo barya, abantu bakaba bafite imirimo bakora, abantu bose baracya, abantu bose babyuka bajya mu byabo. Ariko ubu hariho amakipe mu nzira zitandukanye utanyuramo ufite isakoshi, utatinyuka kuhaca ufite isakoshi. Ibi noneho ntabwo bitureba ngo tuvuge ngo birareba abagore ngo nibo bamburwa amasakoshi, n'abagabo bari kwamburwa amatelefone. Hanyuma abahanga mu by'ikoranabuhanga nabo babaye ibisambi, inzara yarabateye. Urajya kumva umuntu akwibye telefone ugasanga yanabikuje, nta hantu muhuriye. Wambaza ngo umubare w'ibanga wubwirwa nande, wambaza ngo bigenda bite. Hanyuma Imana irambwira ngo ibyo byose ni ibimenyetso by'inzara, kuko abantu bazarushaho kuba babi. Kandi iyo abantu barushijeho kuba babi baricana, iyo abantu barushijeho kuba babi bakora n'ibibi. Hanyuma ndinginga bene data abari ku gikumba ngo mukomeze mukomane amasengesho. Iri jambo riravuze ngo abantu bapfa bishwe n'inkota bapfa neza kuruta bapfa bishwe n'inzara. Hanyuma rero ni inzara igiye gutera igatera abantu kwiyahura, ko nigeze mbabwira ko hari umugabo igihe kimwe wigeze ambwira ngo aho kuba imbwa yabimva. Hanyuma rero bagabo bene data, hari abantu bumva barwanira ubutwari mpaka bagapfa, kandi abo bantu isi irabafite. Ne kuvuga ngo ni igihugu cyacu kibafite gusa, abo bantu isi irabafite, baguma mu nshingano kugeza banazipfiriye. Aha rero mugiye kumva impfu z'abantu, ariko abenshi biyahuye. Umuntu arajya abyuka bare asanga aho yakoreraga bahasenye, aba ari umusoro afite, aba ari deni abereyemo igihugu cyamubyaye, aba ari ko aho yaratuye nubwo yahagurisha bitavamo, ahite yiyahura. Kandi ahangaha mwitonde, ntabwo hagiye kwiyahura abaswa n'abanyabwenge, ubwenge bwabo buzacanganyukirwa. Akangaka nongere ngasubiremo ngo n'abanyabwenge ubwenge bwabo buzacanganyukirwa. Hanyuma Imana yabwiye abasenga guhunika. Dufite abantu bahunitse ibiryo, ariko nkwibutse ko nabyo niba utarahunitse amasengesho, abo muturanye bazajya gupfa bamaze kubigutsinda hejuru, ko ntabwo uzatunga ibiryo mu gipangu cyawe ugoswe n'abakene senkani. Wapi, barabanza babirye ubibahaye cyangwa utabibahaye. Mu bimenyetso biranga iyi nzara hagiye kwaduka ubujura, usanga abantu baryamye bakabarambika hasi, bagatwara ibiri mu nzu. Ibi bintu byiteho mubikurikirane. Nigeze mbwira abantu ngo nari ndi mu bahanuzi batajya bahanura ibikuba, ariko murihangana mu byumve.
hanyuma kandi buri muntu wese ubyumva amenye icyo gukora. Hari abantu bavuze ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri, namwe ibyo birabareba, kuko iyo umuntu avuze ngo amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri byaravuze ngo ubwo gusevinga ntibimureba. Ariko undi nawe yigeze avuga ngo n'akanwa karya ntikaguhe, yego niyo kavugije induru ntiwumva. Akanwa karya ntikaguhe, yego niyo kavugije induru ntiwumva. Iyo tuvuze gutya ubwo umuntu wese arahita amenya ikintu yari akwiye guhunika. Abahunitse imibanire myiza muzarya, abahunitse amasengesho kandi umuntu agasenga akiranuka nimuhumure muzarya. Mbibutse ko inzara yigeze itera i Samariya iragota, ibiryo biboneka ari uko ababembe bahagurutse mu byimbo bemera kwinjira mu murwa. Haleluya. Ibiryo biboneka ababembe bemeye guhaguruka ahantu bari barabajugunye bahejwe kuko batakwinjira mu murwa. Bariyemeza baravuga ngo n'ubundi aha twicaye ntidupfuye ntitunakize, mureke tugende. Inzara yigeze gutera Yesuwa arimo gutanga imigabane ngo barakase bakatira abandi, barabakatira babahereza habo. Yibagirwa umugabo bajyanye gutata, ariko ngo azagaruke. Araza avugana nawe aramubwira ngo nyibuka, ni njyewe wibuka ikintu Uwiteka yatuvuzeho njye nawe. Akabivugira mu kanwa k'umukozi wayo Mose tukiri Kadeshi y'i Baruneya. Aramubwira ngo kiva ngiye imyaka 45 irashize, imbaraga nari mfite icyo gihe na bugingo n'ubu nizo ngifite. Akamura kumvise ibi nibyo byahesheje Yesuwa Heburoni. Imana itugirire neza. Byahesheje Kalebu Heburoni. Araza ubwe wenyine aravuga ngo imyaka nari mfite icyo gihe ntabara, uyu munsi wa none niyo mfite imbaraga nari mfite icyo gihe na bugingo n'ubu ndacyazifite. None bene da, ni imbaraga wari ufite izo wahagurukanye uhamagarwa, uyu munsi nizo ugifite cyangwa hagiyemo n'izindi? Ngo dufite n'abafite izo bacishije zikora ibitangaza, ariko sha mwarabikoze biremera, mwahushye abantu barahuhika, mwarabahiritse barahirima, mwabateye amazi barazezengera. Ariko iyi nzara ntawe uzayitera amazi, iyi nzara ntawe uzayihirika. Nta muhanga wo muri mwebwe uzafata ibuye ngo aribyaze umugati. Oya, nta mushakashatsi wo muri twebwe uzafata ifi 5 ngo azigaburira abantu 1000. Ubu n'ububasha bwa Kristo gusa. Ibi n'ububasha bwa Kristo gusa. Ibi n'ububasha bwa Kristo gusa. Imana ni dutabare. Hanyuma rero nimureke dusoreza aha, mbingingire kubana n'Imana, mbingingire kuba maso. Abantu mufite uko mumeze, bibutse ko no guhunika amazi buri atari by'abantu bari bo bose, kuko abaturage mwese aho mutuye ntimugire ibigega. Hanyuma nta nubwo mwese mwagendererwa n'umwuka ngo mumenye kugura no guca icyitwa ibidamu ngo mufata aya mazi, kuko hari igihe aya ngaya tuzifuza amazi amanuka avuye mu kirere, tugire ngo Imana yarahunze. Ariko ntabwo izaba yahunze, ahubwo izaba isohoje ikijambo rivuga ngo mbaye nkuretseho akanya gato, mbaye nkuretseho akanya gato. Imana rero ndumva nta kindi kera kirabura cyo gukora uretse kubwira bene data ngo nimwigire hino twongere twinginga Imana, tuyibwiriza tubere ku rugamba, tuyibwiriza dutabare, abo kurinde turinde, abicwa n'inkota bezwe, abicwa n'inzara bezwe. Umuntu wese apfa n'ubunyangamugayo bwo ku mutima, kuko ikintu cyitwa ubunyangamugayo kibaye ingume, kimwe mu bintu bitumye Imana ihagurutsa amakuba akomeye.
nuko yitegereza mu bantu ikibaza icyatumye barema, ariko ndabingingira ishobora byose, nyaboneka mwongere umuntu wese yisubiremo, yisuzume, umenye ibikwiye guhunikwa ibyo ari byo, maze muhunike. Kandi byiza mwaboneye i Kanani bye kuba impamvu yo kubibagiza urugendo, rwose bye kuba impamvu yo kubibagiza urugendo, kuko gahunda y'uru rugendo byari ukujya mu ijuru. None rero abantu bahinduye umuvuno wa mugani w'ababana, ibyo kujya mu ijuru barabihindura, abantu barema amajuru yabo, hanyuma bayararikamo n'abandi. Kandi rwose duhamagarwa twari tuzi ko tugiye gukorera ijuru nk'abarijyamo, tugakorera isi nk'abayivamo. Hanyuma rero isi twanze kuyizinukwa ngo tuyikorere nk'abayivamo, Imana ihagurutse ubwayo kandi ikoreye mu buyobozi, itije abantu imbaraga ngo umuntu wese akanguke, yerekwe ikintu gituma koko isi yari akwiye kuyikorera nk'uyivamo, kuko ibyo mwayibitsemo byose bibaye impfabusa, ibintu twabitse mu isi bibaye impfabusa. Hanyuma rero biragatsindwa nimba warabitse mu isi gusa, mu ijuru nta hantu wigeze ubika. Ubu hari abantu bagira ibibanza mu turere twose tugize ibihugu batuyemo, ariko batagira ikibanza mu ijuru. Ariko Imana ibatabare, yego rwose batagira ikibanza mu ijuru. Ariko kandi uturere ushingiye urebye ko wavutsemo, n'ako washatsemo, n'aho wakoreye akazi, n'aho wize, n'aho inshuti zawe zituye, hose ukaba uhafite ibibanza, ariko ukaba utagira ikibanza mu ijuru. Biragusaba rero ko wegera bugufi ukinginga Imana, iyakuboneye ikibanza mu isi ikubonere n'ikibanza mu ijuru. Nyamuneka abantu nimugorore ingeso zanyu, abantu nimugaruke, kugira ngo wa munsi bavuze wo kubona Imana tutazayibona tukabebera kandi twarayivugishije umunwa. Hanyuma rero inzara izatuma abami n'abatambyi n'ibikomangoma biheba. Hanyuma nimba abami n'abatambyi n'ibikomangoma baziheba, abahanuzi bazashoberwa. Kandi ntabwo iri kure. Ndabinginze rwose umuntu wese amenye uko agenda. Ndumva nafatanya n'umuririmbyi wavuze ngo murinzi we menyesha igihe. Kandi iyi ndirimbo ni ukuri kose irimo iramfasha. Kandi buriya umuhanuzi yabyutse afashwa n'ikintu, akabyuka afashwa n'ijambo runaka, ruriya riba ari iry'abahanurira, cyangwa se mu rundi ruhande ari n'irye. Ariko aka kanya ndimo ndababwira ngo murinzi we menyesha igihe. Ureba ku isaha yiwawe mu nzu, ngo urebe kuri telefone, urebe no kuyo wambaye ku kuboko, ngo nubara uvuge ngo ubwo urushinge rugeze muri 8 hari n'icyo gihe. Oya, umurinzi nakumenyesha igihe, ndetse nubona umurinzi atarimo kumenyesha igihe uvugane n'umurwanyi. Nubona n'umurwanyi arimo kukubwira ibintu utumva, uvugane n'ibyaremwe byose. Data natugirire neza, avugana n'ibyaremwe byose. Ubaka kanya ushatse wavugana n'ibyaremwe byose. Niba ibyaremwe byose burimo kubireba ukabona ukuntu bihungabanye, wavuganye n'umurinzi. Hanyuma wabona umurinzi atavuze ukavugana n'umurwanyi. Aleluya. Akakwibutsa ko nubwo urugamba ruzashira, ariko ukwiye kuguma mu ntambara. Mwakire neza ijambo ry'Imana twarisomye, hanyuma nubu butumwa mu bwumve kuko n'ubwacu. Birakureba nanjye birandeba, none ubwo bitureba twese, nimureke twinginge itabura gukiza uwihanganye. Turagushimiye Mana, dushimye kugira neza kwawe kwinshi. Nyuma ijambo ryawe ryaravuze ngo uzababurira, bavuze ngo batumaho intumwa ndetse ubatumaho n'abahanuzi. Hanyuma uririra Yerusalemu, uravuga ngo abahanuzi bwose bwabereye muri wowe, ariko Yerusalemu ntiwumva. Imana Data wa twese nutugirira ibambe. Abahanuzi banyuze kuri zicano ni benshi,
ndetse twarabumvisize rimwe na rimwe tubagira abasazi, ndetse hari n'abo twumvishe tugira ngo bahanuranye umubabaro bafite za trauma, ariko nanone ijambo ryawe riragenda rikongera rikagaruka, niko Yeremiya yavuze ngo ijambo ryawe ringarukaho risohora ndi mu mwuka. Imana ishimwe ku ijambo ryawe, iyo ushaka kurisohoza ryongera rikagaruka ku bahanuzi. Turagushimiye ko ibintu wavuze muri 2019 na bugingo n'ubu urimo kongera kwibutsa abantu, cyane cyane abari maso. Ubitubwira covid yaciye imbere yacu tugira ngo niyo nzara, ariko burya ntiyari yo nzara, kubera yuko ibigega byari bikirimo ikintu. Uyu munsi wa none birimo ubusa, ndetse kurumba kw'imyaka kuduteye kwiheba, ndetse ikirere kitakigushiriza imvura igihe, nabyo biduteye kugira amakenga. Ariko twikubise imbere y'Imana umuremyi w'isi n'ijuru ngo utugirire ibambe, wongere udutwikire kandi utubonereze amatabaza. Iri jambo riravuze ngo abapfa bishwe n'inkota bapfa neza kuruta bicwa n'inzara, kuko bo bapfa urupfu n'agashinyaguro. Dusanze inzara yaratumye Aburahamu ahinyurwa, kandi niwe sekuruza w'abizera bose. Ibi ngibi niko tubyizera. Niba sekuruza w'abizera bose inzara yaramuteye kubeshya, ab'iyi minsi twabigenza gute? Ese twarwanisha igihe ntwaro? Ndakwinginze ngo abantu bose nibakorwe ku maso, umuntu wese amenye intwaro akwiye kurwanisha, kandi uwo guhunika umwereke ibyo ahunika, umwereke naho ubuhunikiro buzima buri, kuko hari abahunitse ibi bahunitse bizatwarwa n'amazi, kandi hari abahunitse ibyo bahunitse bikazatwikwa n'umuriro, kandi hari abahunitse nanone ibyo bahunitse bikazatwarwa n'umuyaga ukabitumukana bakabibura. Ariko utwigishe tumenye kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Uraturengera Uwiteka, uturinde rwose, turabigusabye. Ubane natwe uturwanirire, kandi izi ntambara kuko ntawe uzishoboza. Imana nuze utugirire neza, urwanane n'umurwanyi, kandi ugendane n'umurinzi, kandi uvugane n'ibyaremwe byose. Umuntu wese amenyeshwe igihe agenderewemo n'Imana. Data we nuturengere cyane, turengere cyane. Abantu bawe bigenda buhumyi, abantu bawe birindagira ku manywa y'ihangu, abantu bawe bisinda batanyweye, abantu bawe bizezengera. Imana niwongere wibuze uburakari, uduhindukirire. Umuntu wese amenyeshwe igihe cye, amenyeshwe n'agasozi ko kwihisha, amenyeshwe n'ahantu agomba kurindirwa, kandi akahakirira ibyo byago n'ayo makuba. Uzaba udutabaye. Urakoze, urakarama, ugumane natwe, kandi ntudusige ntuduhane, kandi gusenga kwacu kukugereho. Utwumvire uri mu ijuru, udusubize turi mu isi. Tubisabye Imana Data wa twese, kandi twiringiye tudashidikanya ko ibikora mu izina rya Yesu. Amen.